nizere ko mumeze neza n'abatameze neza mwihangane, niko ubuzima buba buteye, ariko mwizere ko wenda ibintu biraza kugenda bigenda neza. Ni DMD Jean Bosco ubasuhuza, nje kubaganiriza akantu gato cyane, ntari bubarambire, ariko nshaka ko buri muntu wese unyumva agira logique, yongera akabitekerezaho. Hari ikiganiro gito numvishe cy'amateka, ni umwana w'umusore ufite imyaka 20 witwa Aisho Speed, ari kuzenguruka muri Afurika. Ni ibintu bidasanzwe, ni umwana umaze kuba umukire, ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane kuko afite abamukurikira benshi kuri YouTube barenga hafi 47 na Instagram ndetse na TikTok. Afite ubwenegihugu, ni umunyamerika, yavukiye muri Amerika nubwo ari umwirabura. Ariko ikintu cyatangaje nshatse kuvugira ibi nuko yageze muri Afurika, ibihugu bimwe na bimwe amaze kugenda azenguruka nka za Centrafrica n'ahandi, ndetse kubera akurikirwa aho ari kugera hose ari kwerekana ibyo ari kuhabona, abanyamerika bari kurira ndetse n'abanyaburayi, kuko bahishwe isura ya Afurika. Umwana yageze muri Afurika bamwakirana urugwiro, abona hari abantu, abona hari ibintu byiza, ararira. Isi yose irabibona, ababwira amakuru ya Afurika, abantu bose baratungurwa. Bafataga cyangwa se bari barabwiwe ko Afurika ari ahantu hataba ubuzima, ari ahantu haba ibintu bidafite gahunda, ari abantu basigaye inyuma, ari abantu badakeye, ari abantu basa nabi, ari abantu baba mu mashyamba, hataba internet, hataba ibikorwa remezo. Abanyamerika bari kurira ati twarabeshywe, burya Afurika ni nziza, twarabeshywe, Afurika haba ubuzima, twarabeshywe Afurika. Mbese abazungu benshi bari kubabazwa nuko batari bazi ko Afurika ari nziza, ibamo abantu basobanutse, ibamo abantu bateye imbere, ibamo abantu bafite ikintu bazi. Mu minsi ishize hari umushuti wanjye twaganiriye, arambwira ati ni umushoferi atwara ba mukerarugendo, amayininga pi. Twaraganiriye, arambwira ati mu minsi ishize natwaye ba mukerarugendo, ndangije nashyizemo larme, isaha yo kumina igeze ndamina, abona ari ntwaye barabibona, bose batangazwa nuko ngo babonye afite application ya P Network, baratangara. Arambwira ati nari ntwaye abantu 8, buri muntu wese yarambwira ati congratulations, uwampaye $100, uwampaye $50, bose batungurwa nuko icyo kintu nkizi. Baravuga ati ese ibi bintu wabikuye? Arababwira ati ni abashuti banjye b'abazungu babimpaye. Bo ubwabo batangazwa nuko icyo kintu agifite. Voice meruka kurekura, narababwiye ngo mutekereze neza impamvu aba bazungu batuzaniye exchange, kandi ikaba ishobora kuvunda abashoboraga kuyaccessingaho probability nini yari Abanyafurika. Ntago nyine badukunda rwa rukundo urumva, nimba muri mu mitekerereze yabo, muri politike zabo, babwira abanyagihugu babo ko Afurika atari ahantu hatari abantu bazima, atari abantu basobanutse bashobora kuba bagira. Niyo mpamvu n'umuzungu nk'uko uwo muvandimwe abimbwiye atangazwa no kubona umunyafurika yabatunze P Network. Bavandimwe, ikintu twamenye, njyewe reka mbahe estimation, muzamenya neza ko ibi bintu twamenye ari ibintu bidasanzwe. Nibura 2030 nibwo uzavuga ati bya bintu
kuko nibwo uzaba umaze kubona viziyo urugendo rw'ibi bintu ahantu bigiye byashatse kuva kera kugana, nibwo uzabona impinduka zidasanzwe zizaba zimaze ntabwo mvuze ko aricyo gihe ibyo bintu bizatangirira, ahubwo nibwo uzabona ko bya bintu burya byamaze igihe bifite viziyo ireshya ityo aho bizaba bigeze. So ngakomeza abapiyoniya mbabwira ngo keep mining. Ibi bintu twamenye ni ibintu bidasanzwe, ibintu twamenye ni ibintu biteye ubwoba. Wowe ufata nka games, wowe ufata nk'ibintu byo gukina gusa, ibintu byo muri telefone gusa. Undi muntu usobanutse ushobora kuba yaturutse iyo imahanga aje gutembera arabibona, yabona ubifite akumva aratunguka. Uyu munsi uyu musore uri bugeri iwacu mu Rwanda ari kwereka isi Afurika icyo ari cyo, abantu bagatangara bakumva bakabona ati burya muri Afurika haba ubuzima se, burya muri Afurika se haba urukundo, burya muri Afurika se haba abantu baganira. Uyu munsi ibi twirirwa tubwira bari deririrwa bababwira mu gatukana mukagira mwe, abazungu ntibabona n'umwanya wo kukubwira ngo nyabona mining. Ntago bibaho, ni ibanga ry'umuntu ku giti cye, ni ibintu umuntu agumana. Mbese gera urababwira bahaye imibare ndababwira ngo 50% y'abantu bamayininga pi na sidra bari muri Afurika. Kubera urukundo twega abanyafurika dukundana, nubwo rimwe na rimwe hajya hazamo utwo tuntu two kugorana, ariko nibura twagiye tugenda twerekana dufashanya tugira dute. So rero umuntu wamenye izi projet za pi sidra, keep mining, komeza mining nta guhagarara. Ngira ngo mwabonye update iri muri dashboard, wenda abandi bari nabo bakomeje kugenda bayivugaho. Murabona ko turi gutera tujya imbere, kandi uko byagenda kose uyu mwaka uduhisha ibintu biremereye cyane, biremereye cyane. Shuti yanjye rero, nimba mininga pi na sidra, nayo sidra ngira ngo abayikoraho mwabonye ko harimo byinshi bari guhindura, harimo update ziremereye nazo tugiye gukoresha, tugiye kwakira. Sasa rero umuntu mining izi projet uko arebye, shima Imana ibyo birahagije, ariko wumve ngo wamenye ikintu kidasanzwe n'undi muntu kuba yabona ngo uri umunyafurika ubizi. So urumva uko bigishijwe abazungu, abanyamerika, abanyaburayi bazi ko muri Afurika nta muntu usobanutse uhari. Mureke rero tuzatungura isi, babonye muri Afurika natwe hari ibintu bidasanzwe twagezeho. Nibyo mbifuriza inshuti zanjye, nibyo mbifuriza kugira ngo tuzatera imbere. Abanyarwanda twubaka u Rwanda rwacu ruse neza, abavandimwe b'Abarundi twubaka ibihugu byacu bise neza. Nukuri ibyo batatekerezaga ko twaba dufite bajye basanga natwe turi kumwe, ndetse turi kwanza n'uyu munsi birabatungura kumva ngo umubare munini w'abakora ibi bintu uri muri Afurika. Afurika dufite byose bakeneye, ariko ako gaciro ntago tukamenya. Imana ibaha umugisha.